mu bwinshi bw'ibizazane bwishinga ku bizigira by'abahoze ari intwari, bukabizabiranya bikazamba mu kanya nk'ako guhumbya tukumva ngo ahabyo ntihakibukwa. Ibi bitwereka neza ko ikintu cyose munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo. Ikiganiro ni roho nzima mu mubiri muzima. Iyi mwumva ni inama y'ubuzima, tubahaye ikaze. Umwe mu basobanukiwe neza iby'iryo hame ni umukurambere wa ba sogokuruza akagira inkomoko muri Isiraheli yitwa Salomo. Nubishaka umwite Salomoni. Nyuma y'uko yanditse ibitabo bibiri, imigani, indirimbo za Salomo, yanditse n'igitabo cya gatatu yise Umubwiriza. Maze ageze ku mutwe wacyo wa gatatu, umurongo wa mbere kugeza ku 8, agaragaza neza adashidikanya ko ikintu cyose munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo. Niba hari ibitaratungana mu buzima bwawe, byigukereza, wibitaho umwanya, have ntibikurangaze. Byose ni impamvu z'igihe. Wowe ukora icyo usabwa nk'umuntu, ibindi byose ni mu gihe. Erega kuba umwana w'umukobwa atagaragaza amabere ntibivuze ko atayafite. Byose ni mu gihe. Kandi kuba umwana w'umuhungu adafite ubwanwa si uko budahari. Byose ni mu gihe. Igihe musumba byago, musumba mbereka, musumba nzika, igihe mukemuramaka. Munyemerere tudatinda ku gihe. Nitubona umwanya tuzakivugaho neza, ahubwo mu nkundire tuvuge yuko igifite itangiriro cyose munsi y'ijuru kigira n'iherezo. Uwavutse wese azapfa, kuko ntawe ugira amahirwe yo guhitamo aho azavukira, uzamubyara, igihe azavukiraho. Byumvikana neza ko nta n'ufite ayo mahirwe yo guhitamo ikizamwica, aho azapfira se cyangwa abazamushyingura. Amakuru yizewe adashidikanywaho ni uko uwavutse wese no gupfa azapfa. Byose bikubiye mu gihe. Ntawamenya niba azaba ari mu gitondo cya kare, nta n'uwamenya niba azaba ari ku gasusuruko, ku manywa y'ihangu izuba ricanye, hahandi riba ari mu gahanga. Nta n'uwabimenya niba izuba rizaba rihenze, hahandi aba ari mu kabwibwi. Reka da, ntabwo twabimenya niba azaba ari nijoro, hahandi igicuku kiba kinishye umwana arira nyina ntiyumve. Ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi tudashidikanya ni uko inkuru izabimamo tukumva ngo runaka byarangiye. Muri uwo mwanya amafoto yawe azatangira guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Abavandimwe, ababyeyi, inshuti, umuryango mugari wose utangire kwandika amagambo y'agahinda. Igendere, Imana iturushije kumukunda. Ruhukira mu mahoro, tuzahora tukwibuka. Abandi bati, ese tuzakura hehe umuntu w'intwari nka runaka? Bizaba ari amarira, ari agahinda, abandi batanabyiyumvisha, kugeza ubwo bazabona intumbi yawe igaramye muri serikeye baje kugusezera bwa nyuma. Abandi bazabyemera ari uko bamaze kugutaba bagusezeye, bakabona batashye bonyine. Nyuma y'iminsi mikeya ikizabaho ni uko bazaza gusura imva yawe bazanye indabyo n'ibihumura neza. Igitangaje cya mwene muntu ni uko yibagirwa vuba. Nyuma y'imyaka bazahita bakwibagirwa, bamere nk'abatarigeze kubana nawe. Uzaba ugiye iwabo wa twese. Erega Nyagasani yagutanze ntiwarusimbuka, kandi nibyo kuko nta n'umukuru w'ikuzimu. Yo, mbega isi, mbega abantu, mbega urupfu. Iyaba umuntu yagarukaga akareba yakumirwa n'ukuri. Imana idufashe kuzirikana aya magambo. Barama asobanukiwe iby'iherezo, arebye uko abakiranutsi bapfa bakagira iherezo ryiza. Aravuga ngo icyampa nanjye nkazapfa urw'abakiranutsi, ntabwo iherezo ryiza nk'iryabo. Undi mwanditsi arandika aravuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Umuhanga ni uwumenya agasobanukirwa neza ko isi iri gushira igashirana no kwifuza kwayo, agaharanira kugira iherezo ryiza. Umwanditsi w'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri yitwa Mose. Ageze ku bice bya 32 umurongo wa 29 yaravuze ngo iyo baza kuba ari abanyabwenge baba baramenye ibi nuko baba baritaye ku iherezo ryabo. Umubwiriza nanone yungamo ibice 7 umurongo w'8 aravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo. Nasoza nkwifuriza kuzagira
iherezo ryiza, iherezo ryawe rikazaba nk'iry'abakiranutsi, Imana ikaguha iruhuko ridashira, ugasanga muri paradizo. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ibindi biganiro bya Roho Nzima mu mubiri muzima naho ubutaha.